imbere wasengeye abana bawe bankura umogi ko batarakira wacecetse. Shitani afite ibintu akwereka. Shitani arakubwira ngo ubundi se urasenga ibiki ufite abana bankura umogi? Nicyo ni igikangisho. Aragukanga akakubwira ati niko, akakubarira imyaka ufite, akavuga ati ntufite imyaka 35. Aba muvukana, aba mwavukiye rimwe, bose ntibashatse. Hanyuma imbere wasengeye kuki taguha umugabo? Ibikangisho. Aricara akakubwira ati diplome yawe uyibitse imyaka ingahe? Ntiwasengeye Kanyarira, ntiwagiye muri Murya, ntiwagiye Kizabonwa, ntiwagiye mu mazi byumba, ntiwasenza yitatu. Hari icyo udakora, nturirimba, nturepeta, akagukanga. Akwereka abo mwarangirije rimwe, akakwereka ukuntu bafite amamodoka bitwaye, akakwereka bagiye i Burayi, akakwereka abize amashuri arutayo ufite, akakwereka ukuntu bari kurya n'ukuntu bangana n'uko bareshya. Ibyo ni ibikangisho. Bari barabonye ukuntu Yesu afata imigati 5, yarangiza yafataga amafi n'imigati agahaza ibihumbi 5. Bari barabonye ukuntu Yesu muri icyo gihe uwapfuye ntago abapfaga bajyaga gushyingurwa kuko yabakizaga. Muri icyo gihe abarwayi ntago barwaraga ngo bahere mu bitaro kuko Yesu yarabakizaga. Ndabashohoje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ni kuri Mama Sharirene official. Niho turi kuvuga ijambo ry'Imana impuguro nkuko mubimenyereye. Ndabanza gusuhuza abari mu gihugu cy'u Rwanda, ndasuhuza abari mu bihugu by'abaturanyi, ndasuhuza abo muri Amerika ya ruguru, abo muri Amerika y'epfo, abo muri Europe, abo muri Australia, mwese n'abo muri Aziya. Turabashohoje mu izina rya Yesu. Turasuhuza abasirikare, turasuhuza abapolisi, turasuhuza abaganga ndetse n'abarimu. Mwubahwe cyane, muri abantu bakomeye ku buzima bwa benshi, kandi ndabizi neza ko aho tugeze twese buri wese atavuyemo n'umwe ni imbaraga zanyu ndetse ni ishyaka ryanyu. Mwubahwe aho muri hose. By'umwihariko ndasuhuza abakunzi ba Mama Sharirene official. Muri abantu ntekereza kandi muri abantu bamura ku mutima, kuko muri abantu batuma nyine nkomeza kugira imbaraga zo guhora imbere ya kamera. Imana ibaha umugisha ku byo mugenda mwumva kuri Mama Sharirene official. Nizere ko mwumva mukanumvira kandi nizere ko bibagirira umumaro. Uyu munsi nifuje ko tureba ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa ibice byaho 4, umurongo waho wa 29. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi none Mwami Imana, reba ibikangisho byabo, uhe abagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amanga rwose. Amen. Iri jambo ry'Imana dusomye, kandi nanone Mwami Imana, uhe abagaragu bawe kuvuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Uha abagaragu bawe kuvuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Reba ibikangisho byabo uha abagaragu bawe. Ndashaka tuganire kuri iri jambo rivuga ku bikangisho abana b'Imana bafite muri ibi bihe bibatera kudakomeza, bibatera gucogora ndetse no gucika intege. Aya magambo tumaze gusoma, Petero na Yohana bagiye gusenga, ndibo binyuremo nihuse. Bagiye gusenga barara muri gereza bitewe n'uwo bakijije wari urwaye. Baraye muri gereza bazindukira mu nama yari yabereye i Yerusalemu. Ariko bajya gusenga, bagiye gusenga bari butahe bagasanga bagenzi babo b'intumwa basize. Hanyuma ngo batashya mu gitondo bavuye mu nama yari yabereye i Yerusalemu, bushize nabibabwiyeho, ngo bageze mu rugo bagenzi babo barababwira ati niko Petero na Yohana, niki cyabateye kurara mutatubwiye byagenze gute? Babagira mu buhamya, baravuga ngo burya igihe twajyaga gusenga nta nubwo twateranya amateraniro, ahubwo twahageze Imana iradukoresha, maze cya kirema cyari kimaze imyaka myinshi imbere y'urusengero, umwuka dutegeka kumuhagurutsa, arahaguruka. Amaze guhaguruka bararakara, badushyira mu nzu y'imbohe. Bukeye haba inama i Yerusalemu. Muri iyo nama ngo baratubaza ngo ni imbaraga kizabateye gukora biriya, ariko twabasobanuriye, twababwiye ngo muri mwe hari uwo uhahagaze mutaramenya,
arangije barababwira ngo kandi niwe buye rizima ryanzwe namwe abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranyijwe niryo rikomeza ifuruka, nuko twabasobanuriye. Hanyuma nyine badutera ubwoba, baranadukangisha ngo nitwongera kuvuga mu izina rya Yesu tuzafungwa. Barababwira ngo nibyo byatubayeho, twaraye muri gereza, twabyukiye mu nama, ariko batubwiye ngo ntituzongere kuvuga muri iryo zina. Mbibutse ko haleluya, iri zina babuzaga bigishwa kwigishirizamo no kuvuga, ni izina bari bariboneye riruta amazina yose. Ni izina bari bariboneye rizura abapfuye, ni izina bari bariboneye rikiza indwara zananiranye, ni izina ryakoraga ibitangaza, kubera ko hari ikintu Petero yari yariboneye na Yohana. Bari barabonye ukuntu Yesu afata imigati 5, yarangiza yafataga amafi n'imigati agahaza ibihumbi 5. Bari barabonye ukuntu Yesu muri icyo gihe uwapfuye ntago abapfaga bajyaga gushyingurwa kuko yabakizaga. Muri icyo gihe abarwayi ntago barwaraga ngo bahere mu bitaro kuko Yesu yarabakizaga. Bakurura ububasha n'ubushobozi babonye kuri Yesu kuko Yesu yari afite ubushobozi bwo gufatanya barongo agakoramo agashya ko kwa Nyirangarama. Yesu yari afite ubushobozi bwo gufata inzoka igahita ihinduka ifi. Yesu yari afite ubushobozi bwo gufata ibibabi by'ibiti bigahinduka amafaranga. Yesu yari afite ubushobozi bwo gufata itafari rikavamo umugati wo muri Simba. Yesu yari afite ubushobozi, bari baramubonye ukuntu abapfuye bazuka, bari baramubonye ukuntu impumyi zihumuka, ariko barababwira ngo nimugende muvuge mu rindi zina. Baravuga ngo nta rindi zina twavugamo ritari irya Yesu. Maze ngo bamaze kubwirwa ibyo bintu bahuye nabyo, niko gusengera isengesho tumaze gusoma ahangaha, ngo baravuga ngo nanone Mwami Imana yacu, urebe ibikangisho byabo, uha abagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amanga rwose. Niho iri jambo ryaturutse. Hanyuma intego y'ijambo ikintu ushaka ko tuganira, ndashaka kubabwira ku kintu bita ibikangisho n'iterabwoba ry'abadayimoni. Ibikangisho, nta muntu n'umwe igikangisho kitariho. Mu mwanya umuntu wese arimo, shitani mu bintu yasutse ibikangisho, asuka n'iterabwoba. Buri wese afite igikangisho, mu ruhande rw'abakobwa, mu ruhande rw'abasore, mu ruhande rw'abagabo, mu ruhande rw'abagore, mu ruhande rw'abayobozi n'abayoborwa, mu ruhande rw'abakire, urw'abakene, mu ruhande rw'ababyaye n'abatarabyaye. Ibikangisho biri mu nzira tunyuramo, kandi impamvu dukanga ni ukugira ngo duceceke, ni ukugira ngo tureke kwiringira, ni ukugira ngo tubivemo, ni ukugira ngo dusubire inyuma, ni ukugira ngo tunanirwe. Niyo mpamvu dukanga, arashyira imirambo ya bene wacu mu nzira ngo nimurebe, ngo nimurebe. Ariko umva ijambo intumwa bavuze, baravuze ngo urebe ibikangisho byabo, uha abagaragu bawe kuvuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Ngo bakimara kuvuga gutyo, uwo mwanya umwuka uragaruka, ngo buzura izindi mbaraga, ngo bongera kuvuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Hanyuma ndashaka kukubwira ngo ibikangisho biri mu nzira unyuramo. Ibikangisho, shitani afite ibintu akwereka. Shitani arakubwira ngo ubundi se urasenga ibiki ufite abana banywa urumogi? Urasengera iki? Imbere wasengeye abana bawe banywa urumogi ko batarakira wacecetse. Nicyo ni igikangisho. Aragukanga akakubwira ati niko, akakubarira imyaka ufite, akavuga ati ntufite imyaka 35. Aba muvukana, aba mwavukiye rimwe, bose ntibashatse. Hanyuma imbere wasengeye kuki taguha umugabo? Ibikangisho. Aricara akakubwira ati diplome yawe uyibitse imyaka ingahe? Ntiwasengeye Kanyarira, ntiwagiye muri Murya, ntiwagiye Kizabonwa, ntiwagiye mu mazi Byumba, ntiwasenza yitatu. Hari icyo udakora, nturirimba, nturepeta, akagukanga. Akwereka abo mwarangirije rimwe, akakwereka ukuntu bafite amamodoka bitwaye, akakwereka bagiye i Burayi, akakwereka abize amashuri arutayo ufite, akakwereka ukuntu bari kurya n'ukuntu bangana n'uko bareshya. Ibyo ni ibikangisho. Ibikangisho birahari.
niyo utangiye kubaka inzu akubwira ko itazuzura, watangira gucuruza akakubwira ngo n'ababanjije mbere yawe barahombye. Iyo ugiye gushaka akwereka abazikoreye ku mutwe ibikangisho. Shitani afite ibikangisho abakanga ngo indwara ntago zizakira, ababwira nta miryango ufite, aba yereka yuko ntabakwitayeho, ababwira ati reba aho ikiro cy'umuceri kigeze, ababwira ngo reba akawungu ukuntu bimeze, ababwira ngo dore n'igihe cyo kwishyura mituweli cyageze, ababwira ati dore n'ibyo wanitse ntibizuma, n'ibyo wahinze ntibizera. Ibikangisho. Ariko ngo barasenga ngo Mwami Imana, haleluya, uha abagaragu bawe imbaraga kugira ngo bavuge ijambo ry'Imana bashize amanga. Hanyuma ntago ndi butinde, ariko ndashaka kukubwira ngo nta kindi kintu gica intege ibikangisho usibye ubushizi bw'amanga. Ngo bahabwa ubushizi bw'amanga ngo bwo kuvuga ijambo ry'Imana bashize iki? Bashize amanga. Ariko dore aho igihe kigeze rero, abubu rero abubu shitani arabakanga, aragukanga uri muri korari ugahita uyivamo, yagukanga wavugaga ubutumwa ugahita ubuhagarika. Shitani yakanze abantu, ubu yakanze abantu ababuza gushaka ngo nushaka nawe ruzahirima. Ubu se nudashaka uzabigenza gute? Ngi uzaba padiri se no kwa padiri niwe azakwakira, uzaba masera se byarakurangiranye. Hanyuma se Imana yakumpereye ubushizi bw'amanga ko nubundi nta kurama kudapfa, ubundi ibi bikangisha uzamera gutyo se uzageza ryari? Amaherezo nayari? Ababwira ati ntuzashaka ahubwo uzagira gute? Uzibyarira akana hanze. Ibaze umurokorema, uzibyarira akana hanze, abagore bo ntuzabashobora, uzibyarira akana hanze, abagabo bo ntuzabashobora. Nuko imibare imeze. Shitani yakanze abantu. Shitani yakanze abantu, abantu babaye ababingwa, babaye abarakare kubera ubwoba bw'abadayimoni. Yarabakanze, harababwira ngo nimurya amavuta muzahita murwara, nimunywa isukari nyinshi muzaremba, kugeza ubwo umuntu abona isukari akirukanka kandi ari we wayiguriye, kugeza ubwo umuntu abona ubuto agahita yiruka kandi ari ubuto. Ibikangisho. Haragukanga. Shitani afite ukuntu ari gukanga abantu. Ujya kuzamura isengesho ati umugore wawe, wajya kuzamura isengesho ati umwana wawe wibuke ko ari muri polisi bamwambitse ipingu, urazamura isengesho akakwereka umukobwa wawe wabyariye mu rugo, wazamura isengesho akakwereka abayacikize. Ibikangisho birahari ni byinshi, ariko Imana ibaha ubushizi bw'iki? Imana ibaha ubushizi bw'amanga. Ubushizi bw'amanga. Mukwiye kugira ubushizi bw'amanga kugeza ubwo munetraliza imbaraga zose zibibajya mu matwi. Ukwiye kugira ubushizi bw'amanga ku buryo akazi kawe kabara ko gutambuka no gukorera Imana ibindi ukabyihorera. Mugire ubushizi bw'amanga. Ngo barabakanze, barababwira ngo mugende muvuge mu rindi zina ritari irya Yesu. Bibutse izina bashobora gusimbuza irya Yesu bararibura. Ndababwiza ukuri nta zina ryasimbura irya Yesu. Muri iyi si dufite amazina y'ibyamamare, hari n'abantu bajya kwita abana babo bakajya kureba mu bitabo, ariko nta zina, reka mbabwire, nta zina riruhura abarushye turasoma, nta zina ryongeramo umuntu imbaraga turabona, nta zina rihumuriza abantu bababaye turabona, nta zina twaboneyemo gukizwa no gukiranuka, nta zina ririnda twigeze tubona, nta zina ritanga ihumure, nta zina ntaryo nta rindi zina. Kandi koko nta rindi zina usibye ry'uyu mugabo. Ngo barabakanga, ngo bamaze kubona izindi mbaraga batangira kujya kubwiriza. Mureke rero mbabwire, iyo ugenda usubira inyuma unacogora, ukagenda usubira inyuma ucogora mu buryo bw'umwuka, uko usubira inyuma mu gusenga niko usubiza inyuma amasezerano, niko usubiza inyuma imigisha yawe. Kuko Imana ntikunda abagenda marishariyeri, Imana ikunda abantu badepasa ibibazo. Ukadepasa ibibazo, ukadepasa ibigeragezo, ukabidepasa ukabishyira ku ruhande, ubundi ugatambuka kugira ngo uhure n'iki Imana yavuganye nawe. Imana nibahe amahoro, Imana nibahe umugisha. Ndashoje ariko waka Imana ibintu bibiri. Imana iguhe ubushizi bw'amanga, kandi Imana ya Isiraheli iguhe kutita ku bihe uhagazemo. Imana ikurinde ibikangisho kandi iguha ubushizi bw'amanga, iguhe igisubizo uzajya uha abadayimoni.
hari amagambo ukwiye gutunga muri wowe ukajya uyabwira abazimu, ukajya uyabwira abadayimoni. Kandi ninkubwira abadayimoni ntugire ngo abadayimoni batembera hano ntacyo batwara. Abadayimoni baba mu bantu nibo babi, kuko niyo bagiye kuvuga banyura mu bantu, iyo bagiye gukora bakorera mu bantu. Imana iguha ubushizi bw'amanga, kandi Imana iguhe kutumvira andi magambo mu izina rya Yesu. Ndashoje rero, abatarakora subscribe nimuyikore, mukore share, comment, inama n'ibitekerezo birakenewe. Imana ibahe umugisha. Amen.